Bamwe muti Darlene bireke byose wigendere ubivemo. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya nkuko mpora mbivuga, nkandira subscribe ufungure inzogera ubundi dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Iyi ngiyi ni channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tunyuzaho ubusesenguzi tukarebera hamwe uko episode twabagejejeho yagenze. Niba rero uri mushya nkandira kuri iyo subscribe ubundi dukomezanye. Tukaba tugiye kurebera rero hamwe episode ya 61 yagenze ite, ese yagenze neza cyangwa yagenze nabi, muratubwira muri comment. Kandi mujye mwibuka no gusharinga ku nshuti zanyu, munarayikinge kuko ni byiza cyane. Muri 61 rero episode twasize uwitwa Jonathan nawe umukunzi we bakimeranye neza, yari yaramugurije amafaranga. Aramubwira ati aya mafaranga yanjye nari narakugurije tukimeranye neza, ndayakeneye, ndayashaka. Noneho ujye no kwa Darlene umubwire aguhereze taburo namuhaye wamuguriye, ubundi nazo agusubiza amafaranga yanjye. Ese mwe muri nka Jonathan uri muri bino bibazo by'amadeni, Alice yari yaramuhaye amafaranga, mubona yabigenza ate? Ese wowe ari nkawe wasubira ku isoko hano wari waguze ikintu ukagenda ukajya gukurayo ibintu ukagisubizayo ibyo waguze bakagusubiza amafaranga kandi ashize wenda n'igihe kirekire, cyane ko uwo muntu nawe mwaguze nawe ari inshuti yawe? Mutubwire muri comment uko mwe mwabyitwaramo. Ariko sawa ngo gusa tugiye kurebera hamwe uko umukozi wo mu rugo Kanyana yafashe ifoto akayihabwa na Derek yamwishyuye yamuhaye amafaranga, akamubwira ati fata iyo foto, akayijyana mu cyumba cya nyirabuja. Mu by'ukuri mbibutse ko gufata impano ukayijyana uri umukozi wo mu rugo atari byiza ukayijyana mu cyumba cya mabuja wawe, kuko bishobora no kuba byanakwirukanisha. Ariko uriya we yabirenzeho arabikora. Ese mubona Kanyana umunsi patoro we cyangwa nyirabuja we yabimenya azarokoka, azaguma hara muri rwa rugo? Mutubwire muri comment, cyane ko umunyamabanga wa Rugero yamufashe, yamubonye kandi abizi. Bivuge ngo rero Kanyana ashobora kuba atazaramba muri rwa rugo kubera ibyo yakoze. Kwa Derek rero, Derek nawe tuheruka asanga Darlene mu kazi handi Darlene yacururiza amataburo ye, aje kumubaza uko bamutekerezaho iyo bari mu rugo. Darlene we na Rugero bari mu rugo batekereza iki kuri Derek? Duhereye naho ngaho, ese nkamwe mubona gute ibintu Derek arimo arakora, ibintu byo kugenda ukajya kubaza Darlene ati se wowe n'umugabo wawe muntekerezaho iki, mumbona gute? Kandi mu by'ukuri twarabibonye ko Rugero adakunda Derek, n'ikintu cyose kivuzwemo Derek ntabwo aba ashaka kucyumva. Ariko Darlene yaramubeshye ati tugufata nk'umuntu nyine wagize akamaro mu buzima bwanjye. Mu by'ukuri yaramubeshye, twarabibonye. Ariko Derek ntago Rugero amukunda, nta nubwo bajya bamuvuga neza mu rugo rwo kwa Rugero. Ariko se yagombaga kuza kubaza Darlene kiriya kibazo? Mutubwire muri comment uko mwe mubitekereza. Ikindi tugiye kurebera hamwe ni ukuntu Darlene yamaranye igihe kirekire impeta ya Derek, kandi Derek aza kumureba akamubwira ati njye singushaka, ntawe nshaka kuba ndi kumwe nawe. Ese ni gute umuntu udashaka uba ubitse impeta ye yaguhaye ukiyambaye? Ese birabyo bisobanuye iki? Mutubwire muri comment. Nubwo yagerageje kuyimusubiza ariko akayimusubiza ari uko ibintu byazambye byapfuye. Ariko twibuke ko n'ubundi Derek atigeze ayakira iriya mpeta. Mutubwire muri comment, ese Darlene ubundi yagombaga kuba akifite iriya mpeta? Mutubwire rwose twumve uko namwe mubitekereza. Nibutsa rero abantu bashya, niba uri mushya kuyicano, ndagusabye ndakwinginze kora subscribe kugira ngo episode ya 62 itazagucika.
ubusesenguzi kuri episode tugizemo uruhare hamwe namwe mutazajya bugucika. Bayi naho muri episode ya 62 turebera hamwe uko izaba yagenze.